mbega ubwiza. Wabibonye se nawe? Nabibonye ko ubwiza mufite. Undi kuvuga ubwiza bwawe, ukuvuga ubwiza bwa kano gakanzu. Nuko kapfuye ubusa. Kubera iki se yewe mwana? Kubona umukobwa mubi yambaye kano gakanzu. No kubona zahabu mu izuru y'ingurube. Yesu! Nureba agakobwa keza ubu? Niza telefone yawe. Allo? Grand frère, mbamuhaye pasa nuko nta cupa ryawe. Ngaho se sha. Ufitemo kibiri. Danizzo. Umukobwa mwabyama. Namusoje ndagese nanjye urabizi ndagasake ntago namuhusha. Sikatwe sida. Bwenge. Byuka ujye kwiga. Byuka bwakeye. Ndagusanga muri cyo cyumba ndagukubitiramo. Budashirabona butanakeze wahitanavuye. Ariko uri kubona bwakeye. Bwakeye jya ku ishuri. Njutse gusa. Hutu tujya koga ujye ku ishuri vuba vuba. Wakumva usakuza wagira ngo wowe warize. None rima ntarize nawe urashaka kurivamo. Reka nyine abahanga twige ngo tuvaneho induru. Gabanya amagambo ujye koga cyangwa nzanga nkukubite. Reka mfate isume ngende da umvaneho induru yawe. Bwenge. Akabyuka mujye koga kandi ndagukubitira muri yo. Kareba. Nese ko kansanze hano kandi? Nanyinje kureba televiziyo kuri televiziyo kano gatoya. Ngiki? Mbuni nica mbona kujya koga. Kankubiswe iminota ibiri ndaba ngabitse. Ndasanga utagiye koga ndakuba. Manika. Reka nisubire kuryama. Ugize ngo kana se kagiye he? Bwenge wasanga ukaje. Bwenge kana hakinze. Bwenge fungura. Okay, niko kwene ningasizana kambira mukagiye koga kakasuye mu nzu gute. Narindutse nadasenze nsubira kuryama kugira ngo nsinzire ubundi yite nsenga. Kwiki ariko ubundi ufite ubwenge cyangwa? Ndabugira. Nta bwenge ugira nta n'uburi muzima hari. Ndabugira. Kagende gavuga kaje koga. Ndagakubita kandi akangaka. Gashaka gusiba ishuri. Ntureba no kuba yakana keza. Mwambaye akana keza n'imyenda mwanguriye itamwe. Aya iyo ngiyo ni uzakuriramo. Abona ukuntu usa neza ahubwo. Ubundi ndakana keza. Ubundi ni wowe. Aho rero ujye ku ishuri. Neza utajya ku ishuri. Meza amafaranga ya biswi. Ngo ya biswi. Meza amafaranga. Nta mafaranga mfite. Jya ujye ku ishuri cyangwa ubireke. Nta mafaranga ufite. Ntayo mfite nyine. Alo? Komisiyoneri, nshakira umukiriya w'intebe. Nese zine bugiye kuzigurisha none. Ncamo amafaranga ya biswi ndazigurisha. Wiki ngahakira. Bano mu bakiriya yari ijana. Nami igihugu. Fata ijana nuryanga ubireke. Ndabireka. Aya komisiyoneri ugeze. Ngwiki oya reka ngwe 500 none. Akira. Karakose ubundi wigiraga ibiki? Ako naye ni make akufata urutelefone rwawe. Ngaho kagende kajye ku ishuri. Meze bite mukobwa? Mbese meze bite yawe mwana? Meze neza mbega ubwiza.
wabibonye se nawe none ko ubwiza mufite undi kuvuga ubwiza bwawe ukuvuga ubwiza bwa kano gakanzu nuko kapfuye ubusa kubera iki se yewe mwana kubona umukobwa mubi yambaye kano gakanzu ni no kubona zahabu mu izuru y'ingurube Yesu nureba agakobwa keza ubu niza telefone yawe ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari halo Allo? grand frere mbamwaye pasa nuko nta cupa ryawe gira umuntu Ngaho se sha. ufitemo kibiri Kasha amafaranga y'iki se? Byihamanire. Amafaranga mfite. narebe reka mbireke Oya wikwivumbura nyamuneka. nyirambwira nimba uyama muzane Mungeze. Ameze neza se? ni cyana kimeze fureshi wa kino Sa mungeze. Bibiri byonyine. sawa reka ngukorere umuti Sawa Bwenge. sawa umva rero mukobwa umva girlfriend wanjye ndipogane nimba ushaka uwo mukundana uze tugende ni bogari se koko ni bogane Are you sure Emmanuel uri seriye ni ego mani tugende hanyuma se nyenye ngiye kira Jya nari mwiza uri mubi aya mabuno ubu wiratishe se ninde wakwemera nisurabona ntari mwiza nyine ndafite n'amabuno aya mabuno se wiratishe ninde wakwemera musonge aranyemera arakwemera buri twigendere ego mani ngere yongeye ahanga wagira rero ko byifashe mwana Sister, kabaye wese kandi tuye turuka nakubonye bari kugukiniguza bakwanje kandi ngiye muri ngiye mani nkunda buri nakwikundana ngiye. njye nubwo babanyanzura nanjye naturagura imbogo zose mbonye ku muhanda ngaze zambaye ibikweto bihangamye ingofero bira ku ruhande ipantaro bitabikwira njye rwanda gutoragura abasazi bo ku muhanda Sister, iyi costume uzi hano nari guze mbere yuko muga gushyo. Mwereka kuri mama yanjye sister ndi umusari bita amafaranga. None bino bitiramo by'abahanzi byose byarena bya convention none kimwe wazajya usiba sister. ako se mu bundi wasaze Ariko sister ntabwo ari amagambo gusa ngenda ndi implementinga nshyiraho no mu bikorwa. N'udahishye wajyandikira mu bikorwa yewe mu sister. Sister. upfuka amaso no gushyira mu bikorwa yewe mu Ariko si iyi telefone wayitaragura zisigura reba noneho kiramenetse ntabwo nakemera ni nanti broke yashaje ntabwo ari uko usigura nk'emu iyi ngiyi yigura miliyoni n'igice ariko bayimereye kuri miliyoni nk'umuntu ugukora Dubai twariga ese urabona ntazi ko amatelefone agura none se sister urabona ari Tekino urabona ari za Freemag nimba ari izi bya bindi isi Kevin yamamazaga ngo nuza ndabyibagiwe ariko sister njyena nta masura y'impaye ngo nyigufashe urayimpaye ngo nyijyane sister nzakugurira yawe vuba urayimpaye ngo nyigufashe nzakugurira yawe udashaka ubuhe bwoko sister ndashaka iyi ngiyi umereye sister nta kibazo turumvikana umanza umbwire ko unyemereye sinzi amanza umbwire ko unyemereye kabaye nturamo kasoni noneho ni na fingerprint reka nkwereke batiranga nkwereke batanga none se wabona idafungutse uraza kuyikuramo dushyiramo password sana nta kibazo ubwo rero telefone ndayigumana sister nta kibazo ariko turabyumvikana amaguru yes nese kutangiye kunkora ku kibuno sister kumpaye telefone ntabwo bivuze ko reka nkora ku kibuno kahuriraga mu mushya ndetse na cyumaki ashyira mu pire maze turebe spinisi nareka nayikubwira nkwereka ko mwizana ndi gari 1 8 5 4 0 noneho ukora aho ushaka yewe utumye gukoresha telefone ngo sister dutembere reka ngwino ariko ariko ndetse nyire mu rugo ngende wambara imyenda myiza Yes Bwenge, waratashye? we ninde wapfuye ni sisita wowe wicaye aho ngaho
Ntawura nkwesha banujyana hehe. Nukugira ngo uriya mukobwa atabyumva. Tumvira iki ariko tumvira iki. Ushize se aho ngaho meza amafaranga yanjye bibiri. Bibiri by'iki ariko. Pasi naguhaye. Ni amafaranga mu gitondo naguhaye amafaranga 500. Uranyishyura amafaranga yanjye. Amafaranga y'iki ariko nta mafaranga nguha. Ntabwo amafaranga mu gitondo. Sinakuzaniye pasi. Ariko wazaniye pasi y'iki? Nzareba umukobwa nta mafaranga ngiye nguha. Sawa ibibazo bikubaho byinshi. Ngerageza si kingabanya amagambo ashaje tara bwo buri kuza. Wasanga uruzingo nkuru ruri kunzara itera ubwo ubundi. Rero umukobwa uraza kwihangana. Uwa mu girlfriend nsanze nawe uhari. Ugize ngo suyu se Reka. Iyi ni ingegera y'akazingo. Undi se kari ibogani. ubwo ntabwo uri kumbeshya Iyi ni ingegera. Niko agacucu. Ukajya kunsebeza imbere y'umukobwa nta n'isoni. So wanze kumpa amafaranga yanjye. Ziba. Urajya kunsebya imbere y'uriya mukobwa. Turabipfa. Amafaranga yawe ndaza kuyagwa mu kanwa. Uri kubyumva neza. Ndaza kuyagwa ntabwo ndi kukubeshya. Ariko ugende umugurisha buryo ki? Ari njye bwoga ari wari umuzanye. Ubuse kunsebeje imbere bikunguye iki? Ni isoni kagira. Ntabwo karamwaragurika se kajya hehe. So wari wanze kumeneza amafaranga. Ndayaguhamubwiye ko ndayagugura njya kunsebeza imbere y'umukobwa ndagucanga. Ndakunoba. Ndagukubito uwo mutwe ndawumenya. Ntema nabwo ndagusebya. Ndayaguha nyine tutugende. Ngo genda umufishe ugende bwoga. Rukumva. Wa sister, nanyihanganire. Iyi ni ya boga nakubwiraga nanjye bijya bincanga amaso ndayarwaye. Agiye bijya bincanga. Ngaho nyihanganiye ni ya boga kubona se atari boga. Wowe hari igihe nyine aka kana bijya bikavanga tu. Mu mutwe nyine wabona kari gashunje, iyo gashunje nyine mu mutwe biranga bikagenda byivanga. Ni njye yakubwiraga nawe undi se ko ntabwo ubundi garafure biri hano. nta kibazo Kwanza atari boga. ni boga cyane Ngaho ugenda ujya ku ishuri bwenge. Sawa urakoze? urakoze Urakoze kunzanira umwana kabisa. Genda ujya ku ishuri. Rero sister. Rero nta bintu byo guca ku ruhande nk'abandi bahungu urumva. Urabona ko uri pase bwenge nzaniye kandi bwenge na mukasa yanjye. Sibyo? Turahuza ntiduhuza. aba master baravuga ngo ngurawe ngo yogaga nk'ifi. Ntabwo njya mu bintu byo guca ku ruhande ngo ngende mubwiye ngo ndakana keza ngo cyangwa niki. Kuko ni pase bakunzaniye nyine. Urambwira niba duhuza cyangwa tudahuza. Bafite inyogo. ese niba ari pasi uri kubyumva wowe Ngo niba duhuza nta bintu byadanje. Nta bintu byo kungora ngo ujye kure ngo ujye na hehe. Utangire kumbaza ngo nduwa he ngo nitwa nde. oya ibyo si ikibazo byo kuvangura amafaranga se Ngo amafaranga. Angahe rero? Angahe? usana nkwiye nkangaho ndebye Nta bintu by'amafaranga bashaka kunzana amafaranga yawe ifite. Nese nta nubwo nyine twajya mu bintu by'urukundo se. aka by'urukundo rwose ari pasi Ari pase bamaye. kubona ubonye mu muhanda ukankunda pasi wa None uje kuri mission none. none si pasi bakuzaniye Angahe rero? nta senkani Jesus is Lord. Twitwa amafaranga ariyo minervari ya bwenge wowe. sare yari ibihe byiza nta senkani Ibihe byiza icyo ariko. Ndafata amafaranga ntanga minervari y'umwana se none ariyo nguha. nyine uguribwa nka kimwe Bafite inyogo ye. Uba no kumbwira gutyo nkasanga nta n'ikivamo. ahubwo reba amafaranga ko yafite undi Amafaranga ntabwo yabura twebwe tujye minerivare yishyira ku ruhande rero Okay, noneho tujye mu cyumba sibyo. Ibindi byose turabigenera twageze mu cyumba. bandabwira kuri aya mafaranga atari munsi ya senkani Oye ibi bya senkani bivamo tumaze tujye mu cyumba. Ibintu byose turabivuganira mu cyumba. Hari ribi. umva njye nagurisha inzu utanyishyuye Iki? ntabwo bwoko tugende Hari ikibazo se. tugende Ariko nta bintu by'ikibazo. Ndane ibintu by'ibibazo ngiye. ni senkani tugende nta kibazo Sister, sawa rero urugendo rwiza njye mbansubiye mu nzu. sawa siki ndabona amafaranga yanjye Amafaranga hari. Akirangarurira. eko bwoko bw'imana ariyo twavuganye Wambwiye senkani? ariko kikuzago baragwira Njye wambwiye senkani. igihe cya senkani umukobwa nkanjye nakubwiye 50 Ibihumbi 50 ugenda uzagishaka. sinakubwiye amafaranga ari Njye wambwiye 50 ngira ngo ndi umukene umbye igiceri cya 50. Fata ijana ungaruye senkani yanjye nacyo. mereza hano ariko neka gusigiye Iki amajya mareka gutera abantu sawa
cyajya mujya mureka gutera abantu kabutindi se yiki sawa cyajya kwari wari uzi kujya kungura amafaranga twari senkari niyo wanyatse yigumanye sawa bafite inyogo ye yogamo ngo burari koga nk'ifi bazajya bajya guteka imitwe aho tutari kabisa senkari kumayemo mbona si igiceri cya senkari umukobwa mwabyamana namusoje ndagese nanjye urabizi ndagasake ntabwo namuhusha sika twesida twesida none gutambye hakiri kare kandi ari wamunzaniye none nzaguha ibiryo ubwirije no kurisha ikiyiko naguha ibiryo biri mu rusenda nzi kurarisha ifoke niba warishije intoki ntibikureba aza kumva bimenye neza ariko wikoze mu jisho He's on you!